bakomeje gukubura muri ADPR tope estaya bonesire yele wazope estance tayi bonesire abantu bari ku mugoroba ariko ntabwo bazi ko bari ku mugoroba. Yesu akugirire neza. Hele wazope ariko nanone iyera yambwiye ngo abantu bubashe Imana nayo iracyabari imbere kandi hele wazope estaya bonesance gustinevo sanse doveriasire etayi bonesance eta boveria. Imana yambwiye ngo ninze mbabwire ngo nyiri umurimo ni ubereye maso itorero rye. Arongera arambwira ngo aje kongera gukubura ndetse gukubura gufatanyije no gukubita. Reka nkubwire ngo nta mikino ifitanye nawe. Yewe ukurikirana Umuremyi TV, Imana nta mikino ifitanye nawe. Igarukanye imbaraga zikomeye. Iravuze ngo mbese izavuga igeze ryari. Bandera tope estaya bonesance ele wazope estance ije kugera mu gihugu cya Uganda kandi ije gukoramo imirimo n'ibitangaza. Umuntu wari we wese ubushize twavuze mu kwezi kwa mbere, Imana irambwira ngo mbwirire abapasiteri bo muri ADPR ndetse n'abarimu ubabwire ko hari abagiye kwirukanwa. Murabizi ko byaciye hano ku Muremyi TV, ariko noneho uyu munsi Imana yampaye ijambo rikomeye irambwira ngo ninze mbwire abantu b'Imana kitatewe n'iyera. Ico ni ukuri. Imana ije gukomeza kugira ute kubirandura. Abantu bagiye kuvugishwa amagambo menshi, ariko nimushake muce bugufi, kuko niba Imana yaravuze ntabwo izakoresha umuyaga, ntabwo izakoresha ibiti, ahubwo izakoresha abantu. Niyo mpamvu iri gukoresha umuntu w'Imana wese izamugeraho. Tope estaya bone. Ahubwo mube maso kugira ngo tayi bonesire buri muntu wese azashaka aho yugama iyo mvura. Ufite ayahe masengesho azatuma iyo mvura itakunyagira? Ufite ayahe masengesho? Mana yanyeretse impanuka nyinshi, inyereka uburwayi. Bantu nimusenge, bantu nimwiyarure hakiri ku manywa. Leva sopenevo nimwiyarure izuba ritararenga. Ufite ayahe masengesho? N'ayahe masengesho ufite? Imana irimo iragosora. Rava saibone topenevoniasi. Imana iri gupfusha. Imana y'amahoro nibane namwe mwese abadukurikira ku Muremyi TV. Imana ibahe umugisha turabasabiye kuko tubona mudukurikira cyane rwose kandi mudufasha gukora umurimo w'Imana kandi nibyo bikwiriye. Mwebwe mwese twavuga ngo tubasabire umugisha. Muri kumwe na Gracie uyoboye ikiganiro katubasuhuze. Mwebwe mutuye mu Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba n'umujyi wa Kigali, umwaka mushya muhire cyane twabifurije kugira ngo Imana izabarinde. Namwe abari muri diaspora, muri Amerika, i Burayi, namwe muri Canada ntabwo twabibagirwa, kandi Imana ijye ibarindira aho ngaho muba muri. Reka twakire umukozi w'Imana. Ntabwo aribwo bwa mbere twamwakira ku Muremyi TV, turamumenyereye. Ni umukozi w'Imana, hari byinshi cyane tugiye kuganira. Rwose n'uw'Imana, Imana iramukoresha cyane, byinshi cyane arabivuga bigasohora. N'ubu ngubu rero hari Imana yamubwiye, hari Imana yamutumirijeho kugira ngo aze ku Muremyi TV. Rero kuri iyi cano ni cano ibabwira iby'ijambo ry'Imana, iby'Imana yashatse kubwira abantu bayo. Nawe dukurikire, wicare urebe neza, wumve icyo Imana igushakaho. Reka tumwakire mu izina rya Yesu Kristo.
Yesu nashimwe mukozi w'Imana, iminsi yari imaze kuba myinshi cyane. Yesu nahimbazwe. Mumeze muti? Tumeze neza. Mwe mwaragiye hera? Oya turahari. Murahari? Hako ni twari twarababuze nyine, wenda twari twagize ngo ko mwararwaye, sinzi niba hari ikibazo, hari uburwayi mwahuye nabwo. Byo ni ibya buri wese. Ariko wenda bisa nk'ibiri gukemuka nubwo mwese nta gihe umuntu adahura n'ibibazo. Oya niko kuri. Nawe nk'uko wabanje yavuze ngo muri Kristo Yesu ngo umuntu arimo ngo nta kibazo, mbese ngo nta nzara, nta bibazo, nawe ni kubyumva? Ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Buri muntu wese rero afashe igihe mu ntambara. Hamwe no gusenga Imana byose rabizi, igomba kubikemura. Ariko tuvuge ko uri muri Kristo Yesu intambara nazo zigomba kubaho, kuko hari ijambo ry'Imana ntabwo nibuka aho riri, riravuga ngo ibigeragezo n'agasabone k'umukiranutsi. Yes. Kigeragezo n'agasabone k'umukristo wari we wese, kandi ni ngombwa kugira ngo ako gasabone agakarabeho. None mukozi w'Imana abavuga ko iyo umuntu ahuye n'ikigeragezo hari igihe yumva ko Imana idahari. Urakoze. None wowe mukozi w'Imana urabyumva gutima? Hari abavuga ko iyo umuntu ahuye n'ikigeragezo akabona biramurenze, wenda yanashonje cyangwa bamusohoye mu nzu, avuga ko Imana yamuretse. Wowe wumva ko Imana iba yaretse umuntu cyangwa nukundi ni iby'isi niko biba bimeze? Ntabwo Imana iba yakuretse. Ijya yemera ko byose tubinyuramo. Ijya yemera ko ibigeragezo tubicamo, ijya yemera ko inzara tugeraho, mbese ibintu byose yemeye ko bikugeraho. Yego. Bakunzi bacu rero, iyo turi kumwe gutya turi kuganira, tuba tugira ngo tuganire kandi twubakane muri Kristo Yesu mu murimo w'Imana, kuko biragaragara ko abantu bahura n'ibigeragezo. Nari nabajije uwa mbere mubwira ngo mubaza kuki abakristo ari bo bahura n'ibigeragezo, bahura n'intambara, baguhura umwana ati yabuze amafaranga yo kujya ku ishuri, umuntu bamusohoye, ibigeragezo, mbese ni ukubera iki? Yarwaye, ni ukubera iki? Nanjye nakubwiye ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Biri muri yo bice 7 umurongo wa mbere. Tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, kandi ni ngombwa ngo umuntu uwo ari we wese iyo ntambara agira uti ayinyuremo. Hanyuma rero reka ngubwire ngo uko byagenda kose ni ngombwa kugira ngo umukristo, iyo Imana yabyemeye ibyo byose bikugeraho. Inzara ikugeraho atari uko utasenze, inzara ikugeraho si uko utavuze Imana. Ijya yemera ko ibyo byose ikagwagarika ku munzani, ikagupima, ikavuga ati reka mugerageze ndebe ko kwihangana agushoboye. Yabona kwihangana ugushoboye rero ikavuga ati mwana wanjye akira ibyo kujya wirire n'ubundi. Ntabwo tuvuge ko kwa Yesu hari ukuntu kera twajyaga dutera amakorasi ngo kwa Yesu biranagana. Ngo bigeze ngo biranagana, hariyo amafaranga, hariyo ibiryo, hariyo inyama, hariyo imiceri. Ariko ubundi reka nkubaze, iyo umuntu agiye ku ikosi, iyo umuntu agiye ku ikosi amanza kugira uti, iyo umuntu kugira ngo abe umusirikare abanza guca hehe? Ku ikosi. Avugaga ngo kuki abakristo ari bo bahura n'intambara nyinshi cyane ugasanga, ariko kera twajyaga tuvuga ngo tutera amakorasi bavuga ngo kwa Yesu biranagana. Niko bimeze? Gihe rwose Mana aya makorasi nubwo baho, ariko reka mvuge ngo uko byagenda kose iyo umuntu agiye kuba umusirikare hari aho amanza guca kugira ngo bamuhe ipeti. Yego, aca ku ikosi bakamukubita za nkoni bamanza bakubita, yewe bakamunyuza no muri bya byondo. Iryo ni ikosi ryo kugira ngo ejo hazaza azabe umusirikari nyamusirikari, kuko bamwinjije mu gisirikare atanyuze ku ikosi yazajya agera ku rugamba akiruka, bamukanga akiruka. Rero kugira ngo agere ku abo umusirikare nyamusirikari ahabwa ipeti nuko abanza guca hehe? Ku ikosi. Navuga ngo rero abantu bari gutinya gukurikira Imana kubera ko ibintu by'Imana ngo biragoye, ariko ibya Satani byo ngo bibona byoroshye. Hanyuma reka ngubwire ngo muri iyi minsi, muri iki gihe ntabwo Imana igihendahenda.
ntabwo igihendahenda. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo umuntu umwe abwira Yesu hari igihe yirirwaga mu isi, bwakwira nimugoroba akazamuka umusozi kujya gushaka izindi mbaraga. Hanyuma rero umunsi umwe uyu muntu abwira Yesu, aramubwira ngo nifuza kugukurikira. Yesu amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo ingunzu zifite imyobo zibamo ndetse n'ibiguruka bifite ibyari mu kirere, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika iki umusaya. Si uko yari ahabuze, si uko atarashoboye kugenda ngo avuge ati ndaryama. Amazu yose bwari uburenganzira bwe kuba yakwinjiramo akaryama, ariko yirirwaga mu isi avuga ubutumwa, bwakwira nimugoroba akazamuka iki umusozi. Hanyuma rero uko byagenda kose byose Yesu arabishoboye kandi yera iri mu kazi. Kuyikurikirana uburenganzira bwawe no kutayikurikirana uburenganzira bwawe. Niba twicaye hano turimo tubwira isi yose, ntabwo turakubwira ngo kizwa vuba vuba, ntabwo turakubwira ngo oya, ahubwo Imana yonyine niragusanga ikwemeza. Njye ntabwo nshinzwe kuba nakubwira ngo ihane, ngo tuvuge ko utari gutegeka, ntabwo ari ugutegeka. Njye ntabwo nategeka gute? Mfite gutegeka nagenda mbwira buri muntu wese ati ihane, nutihana urapfa. Ariko oya, icyo nshinzwe ni ukukubwira ngo ngakwereka inzira ukwiriye gucamo, hanyuma wabona ari nziza ukayinyuramo. Yego. Yesu ati yemwe abarushye n'abaremerewe musange ndabaruhura. Ariko abantu ntabwo bari kubyemera ko Yesu abaruhura. Abantu bari gushaka kwicira inzira. Ntabwo Imana igihendahenda reka. Ntabwo turi mu gihe cyo guhendahenda. Ntabwo Imana igihendahenda ngo yongere oya, yaraguhendahenze mbese nawe reba, yaraguhendahenze irakwinginga mwana wanjye oya. Hanyuma rero turi mu gihe cy'Imana itari guhendahenda, iri kukubwira ngo ihane. Niba utari wo kwihana ibyo ntibikureba, ni ukubera ko Imana iri kubikubwira kugira ngo urokore iki ubugingo bwawe. Inzira ni ebyiri, inzira ya gihogera n'inzira ikujyana hehe mu ijuru. Ni wowe ukwiriye guhitamo inzira ukwiriye kugira ute gucamo. Muririmbyi umwe arangije aravuga ngo nushaka ko tujyanayo, ihane mwiringire gukiza ubu, ihane wihane kandi uwo mutwaro wikoreye mwemerera ugutururuhuke ngo tuzabane mu ijuru. Ihane wihane. Yego rero Imana iri kukubwira ngo niba ushaka ko tujyana muri uru rurembo rwo mu ijuru, ongera wisuzume. Imana ishimwe. Muririmbyi umwe cyane nigeze kugira ahantu muri Charismatique, Abagatolika nabo hari abantu barimo basenga b'Abakatolika. Mu Charismatique umuntu umwe atera ikorasi, numva nafashijwe niya korasi na n'uyu munsi ntizirikana ngo icumva. Arangije aravuga ngo subiza shitani byayo, niba atari ngibyo itungurwa rikugezeho. Musubize ubujura, musubize ubusambanyi, umusubize ububeshi, mbese ibyo uzi ukora bitari byiza ubisubize shitani. Niba atari ngibyo itungurwa rigize ute rikugezeho. Yego. Urakoze cyane mukozi w'Imana, Imana kandi guha umugisha. Twari turi muri introduction kugira ngo dutegure abadukurikira igihe cyose. Mwabyumvishije rero, itungurwa riraje. Mwebwe mwese nimuze muri Kristo Yesu, niho hari ubuhungiro, kuko no kubwana abagiye mu nkuge bajya mu gakiza. Abo kubwana abagiye mu nkuge barakize, ariko abagumye hanze babisuzuguye bararimbutse. Nawe rero udukurikiye, kubwano yarababuriye ngo bihane bahunga umujinya irabananira. Murabyumva rero ku Muremyi TV tuba tugira ngo tubabwirize, tubaburire
muze muri Kristo Yesu namwe mukirire mu nkuge kuko Yesu Kristo yarayiremye arayitudodera. Reka tumuhe karibu none hadusengera Imana. Mana data wa twese uri umurengezi mwiza, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga. Turagushimiye ko twongeye kubona umwanya wo kuza ku Muremyi TV. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Muri uyu mwanya tuguhaye ikaze nguze udukoreshe natwe tukubere igikoresho abantu badukurikiranye ku Muremyi TV. Ijambo ryawe ubutumwa bugire aho bakura, bugire naho bubashira, ni bububake. Nyakubahwa Imana, twamaze kumenya neza ko hari inzira ebyiri, kandi si ubwa mbere tubyumvishe, si n'ubwa kabiri, ahubwo nibyo dusanzwe tuzi. Ayiwe, iyi nzira ijya mu ijuru n'ijya Gehonomu, kandi buri muntu wese akwiriye guhitamo inzira akwiriye kugira ute gucamo. Turakwinginze tope esta ya bone sanse. Helewazo pe esta ya bone sanse. Shigikira abantu bawe, naje nshigikire, uturengere, uyu munyamakuru murengere ma. Helewazo pe esta ya bone sanse Gustine vo sanse doveria sire. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Urakoze gumana natwe, udushigikire muri byose, uko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Komeza ni karibu. Murakoze, turabashimiye munyamakuru, turagushimiye kuko wongeye kutugira icyizere ukuntu dutumira ku Muremyi TV. Hanyuma Imana iguhe umugisha abantu badukurikirana ku Muremyi TV, namwe tubasabiye umugisha, ariko tubasabiye no gukizwa mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Hanyuma reka nongere mbabwire ngo uyu muririmbyi twaririmbye uri kuvuga ngo nushaka ko tujyanayo, ihane wihane, mwiringira gukiza ubu, ihane wihane, kandi uwo mutwaro wikoreye mwemerera ugutururuhuke, ngo tuzabane mu ijuru. Ihane kandi uwo mutwaro wikoreye mwemerera ugutururuhuke, ngo tuzabane mu ijuru. Ihane wihane. Amen. Uwo mutwaro wikoreye emerera Yesu awuguture kugira ngo mujyane muri iki gihugu. Imana ishimwe. Reka ngubwire yemwe bantu b'Imana, mwashize ibiti mu matwi, Yesu aje kongera kubonana namwe. Ubushize twavuze mu kwezi kwa mbere, Imana irambwira ngo mbwirire abapasiteri bo muri ADEPR ndetse n'abarimu, ubabwire ko hari abagiye kwirukanwa. Murabizi ko byaciye hano ku Muremyi TV, ariko noneho uyu munsi Imana yampaye ijambo rikomeye, irambwira ngo ninze mbwire abantu b'Imana ko igiti kitatewe nawe cyose kizaranduka. Imana yambwiye ngo mbwire abapasiteri ko Imana ikomeje kujonjora muri ADEPR. Imana yambwiye ngo igiti kitatewe niyera, ico ni ukuri. Imana ije gukomeza kugira ute kubirandura. Abantu bagiye kuvugishwa amagambo menshi, ariko nimushake muce bugufi, kuko niba Imana yaravuze ntabwo izakoresha umuyaga, ntabwo izakoresha ibiti, ahubwo izakoresha abantu. Niyo mpamvu iri gukoresha umuntu w'Imana. Yesu abagirire neza, rero mwimutera amabuye, ahubwo ari gusohoza iby'Imana yagize ute yavuze. Tope estanse gusa harimo n'abari kubigenderamo, ariko reka mbabwire ngo iyeri iri mu kazi. Imana iracyakomeje gukubura muri ADEPR. Tope esta ya bonesire yele wazo pe estanse tayi bonesire. Abantu bari ku mugoroba, ariko ntabwo bazi ko bari ku mugoroba. Yesu akugirire neza. Hele wazope. Ariko nanone iyera yambwiye ngo abantu bubasha Imana nayo iracyabari imbere.
kandi iracyabashigikiye. Yesu abagirire neza cyane. Imana yambwiye ngo nize mbwira abantu ngo umurimo w'Imana wishwe n'abakozi badakomeye. Yesu batazi intambara, batazi ibibazo, ari abanyamagambo, ari abibone, ari abarozi, ariko Yesu araje. Umurimo w'Imana wishwe n'abakozi badakomeye, si intambara. Umurimo w'Imana wishwe n'abakozi badakomeye, si intambara. Nehemiya atangira kubaka, abanzi be batatu barabimenya, bamutumaho ngo babone uko bamwicira umurimo. Turasenga bariya bose baradukangisha ngo amaboko yacu atenebuke, umurimo wawe ntukorwe. Ariko Mana nkomereza amaboko. Imana ikugirire neza. Reka nongere nkubwire ngo Nehemiya arimo yubaka, Sanibalati na Tobiya ndetse na Geshemu baravuga ngo twubakanye umurimo. Barangije bamutumaho. Nehemiya bitegereje aravuga ngo ndamutse ngiyeyo banyicireyo. Arababwira ngo nta gihe mfite cyo kumanuka ngo ngire ute mbasanga aho muri. Yesu akugirire neza. Amen. Hele wazope estaya bonesance. Gustinevo sanse doveriasire. Etayi bonesance. Eta boveria. Imana yambwiye ngo ninze mbabwire ngo nyiri umurimo ni ubereye maso itorero rye. Arongera arambwira ngo aje kongera gukubura, ndetse gukubura gufatanyije no gukubita. Imana ibagirire neza. Yesu yongera agaruke ku buzima bwanyu. Yesu yongera agarutse. Jambo ry'Imana rivuga ngo iki muri Yobu igice cya 7 umurongo wa mbere, ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Ariko benshi baraneshejwe, abapasiteri baraneshwa, abarimu baraneshwa, abashumba baraneshwa. Imana ije kongera kugosora. Haleluya. Ije gukura urukungu mu masaka. Tope estaya bone. Ije gukura urukungu hehe mu masaka. Birashoboka ko abaye urukungu. Abantu benshi barikakaje, abantu benshi baribona, ariko Yesu aje gukora icyo akwiriye kugira ute gukora. Nsavuga ngeze ryari bantu mutuye isi ko mwanze kwemera. Nsavuga ngeze ryari bantu mutuye isi ko mwanze kwemera. Muravuga ngo ibikomeye biri hehe, mwibwira ko bitaje kandi bibarimo byarasohoye. Nsavuga ngeze ryari bantu mutuye isi ko mwanze kwemera. Yesu abagirire neza. Abantu barimo barakunda ubuhanuzi bw'ibitangaza, bagakunda ubuhanuzi babwira ngo Imana iguhaye imodoka, ariko mu by'ukuri n'ubimubwiye namubwiye Plate wicaye ku masezerano y'amahuri. Umuntu umwe twigeze gukorana ikiganiro aravuga ngo mbese ufite nza Imana imeze gute? Birashoboka ko waba ufite nza ivuga ngo nzakwanika. Birashoboka ko waba ufite nza ivuga ngo nzagukoza isoni. Birashoboka ko waba ufite nza ivuga ngo nzagusebya. Yesu akugirira neza cyane. Hari ukuntu Imana ijya gushiramo katamoro ikagukubitiriye imbere inyuma, nta muntu ukubona. Hanyuma bamwe bakaguhakanira abandi bakabyemeza. Icyo gihe rero ni ukuvuga ngo uburi mu rungabangabo. Ntabwo Imana iba yakakwanika, abantu baba baguhakanira abandi bakwemerera. Yesu akugirire neza.
ariko amahirwe meza ni uko wakwicarana ijambo rivuga ngo nzakugirira neza. Yesu yazamukaga umusozi si uko yari ananiwe kuba yaryama, ariko noneho igihe kiragera ngo akazamuka umusozi akajya gushaka izindi mbaraga kugira ngo abone izindi z'ikindi gihe abone ukuntu aje kubwiriza. Yesu akugirire neza cyane. Wowe uri muntu ki? Uri iki imbere y'Imana? Niba Imana yarishe Mose na n'uyu munsi na n'aya magingo nta muntu uzi ahantu yashinguwe, nta muntu uzi aho icyo gituro kiri. Uri muntu ki? Bana yanjye, uri muntu ki? Ufite imirimo kuzibutsa Imana ku munsi mubi, dore abandi barangije gukora wowe ucicaye. Iki gihe si cyo kuruhuka, haguruka dukore, umukoresha wacu agiye kuza kuduhemba. Iki gihe si icyo kwicara, nta nubwo ari n'icyo kudamarara, ahubwo ni igihe cyo kugira ute, cyo gukora. Ni igihe cyo gukora, ni igihe cyo gukora. Yesu abagirire neza. Yesu yongera abambike imbaraga. Ufite mirimo ki uzibutsa Imana ku munsi mubi? Hili wazope esta ya bone sansi. Yesu agushigikire ndetse Yesu akwambike imbaraga. Iki gihe ntabwo ari igihe cyo kudamarara, si igihe cyo kuzuyaza. Reka mbabwire ngo Imana iracyarobanura. Imana yarabitegereje, irangije isanga benshi barabaye urukungu. Niyo mpamvu Imana iri kurobanura urukungu mu masaka. Ntabwo yakwemera ko izi ntopfu zikomeza kwica amasaka, ahubwo iragenda igakuramo uru rukungu kubera ko rushobora kwangiriza amasaka. Yesu abagirire neza, Yesu ababere maso. Reka dusome ijambo ry'Imana. Abantu bari ku mugoroba ariko ntabwo bazi ko bari ku mugoroba. Abantu bageze mu gicuku. Imana nta mikino ifitanye namwe. Bantu murarambiwe mugeze igihe cyo guhembwa. Mbese uzahembwa iki utakoreye? Yesu akugirire neza. Niba Mose yararakaye agakubita urutare kabiri, yari agakwiriye gukubitaho rimwe. Yesu ntabwo bamukubita kabiri. Yesu ntabwo yapfuye kabiri, ni rimwe ryonyine. Hanyuma ndabyibuka ijambo ry'Imana ryaravuze ngo nuko Abisiraheli babwira Mose ngo nuko Mose abwira Imana ngo Mana, hari kubura gatoya ngo bantere amabuye. Mu by'ukuri ibyo Mose yaravuze byari ukuri, ariko noneho Mose yafashwe n'uburakari arangije akubita ku rutare kabiri. Imana ikugirire neza. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo nkikiriye igihugu, ariko ntabwo uzagira ute, ntuzagikandagiramo. Hanyuma Mose Imana iramushingura. N'amagingo n'aya nta muntu n'umwe uzi ahantu Mose yagize ute, yashinguwe. Tope estaya wirevo. Sase Imana nta mikino. Reka nkubwire ngo nta mikino ifitanye nawe. Yewe ukurikirana Umuremyi TV, Imana nta mikino ifitanye nawe. Igarukanye imbaraga zikomeye. Iravuze ngo mbese izavuga igeze ryari? Bantu mutuye isi ko mwanze kwemera, izakora iki? Banyarwanda, yemwe batuye inyuma y'igihugu, Imana izakora iki? Imana yambwiye ngo ize kugera tope estaya bone sansi. Ele wazope estansi. Ize kugera mu gihugu cya Uganda, kandi ije gukoramo imirimo n'ibitangaza. Umuntu uwo ari we wese asumva kuri iyo mirimo. Yesu akugirire neza ndetse Yesu yongera gushigikire. Reka mbwira abantu bari i Burundi, Yesu abashigikire cyane. Hanyuma rata imvura igiye kugwa, kandi iyo mvura buri
bizamugeraho topesitaya bone. ahubwo mube maso kugira ngo tayibonesire buri muntu wese azashaka aho yugama iyo mvura. ufite ayahe masengesho azatuma iyo mvura itakunyagira? ufite ayahe masengesho azatuma imvura itakunyagira? wa mugabo we ufite ayahe masengesho? n'ayahe masengesho ufite? imana irimo iragosora rava sayibone topenevoniyansi. imana iri gupfusha abantu bagacuza ubukwe, ariko abantu bapfusha ndetse bakarira. imana ibagirire neza. yesu abagirire neza. yesu yongera abashyigikire. imana irababaye, ifite umubabaro ku bwanyu. imana iri kurira. yesu ari kubabazwa nuko iri kubahamagara, ari kubabwira ngo nimuze munywe amazi ku buntu, muze mutware amazi ku buntu, ariko mukaba mwarashize ibiti mu matwi. imana iri kubitegereza igasanga abantu benshi barahindutse imva. iri kubitegereza igasanga mwarahindutse imva. hari aho nasabye ijambo ry'imana rirambwira ngo bafarisayo mutanga 1/10 n'isogi na za nyiragasogereza, ariko nimukiranuke ngo mumeze nk'ibitura bitagaragara, abantu bakabigenda hejuru batagize ute batabizi. igitura ahantu bashinguye ntabwo umuntu yahagenda ngo igitura kimenye ko umuntu yahanyuze. oya, ntabwo bishoboka. nubwo wahanyura kanshuro kajana, ntabwo igitura gishobora kugira ute kubimenya. hanyuma rero abantu niko bameze. abantu babwira kwihana ariko bagasesenguramo ibyabo. ariko reka mbabwire ngo imana iri kugiza agace gace. birashoboka ko ushobora kubigenza gutya ejo ugahura n'impanuka. mbese waba upfanye iyihe migambi? waba ufite iyihe mirimo? waba upfuye wihanye se? Imana yanyeretse impanuka nyinshi, inyereka uburwayi. bantu nimusenge, bantu nimwiyarure hakiri ku manywa. reva sopenevo, nimwiyarure izuba ritararenga. yemwe nimwiyarure. imana ibagirire neza. tugiye gusoma ijambo ry'imana. reka dusome ijambo ry'imana dufashe gusoma muri Luka ibice 9 umurongo wa 57 n'uwa 58. muri Luka ibice 9 5 7 58. Luka 5 7 58. Luka ibice 9 umurongo wa 57 na 58. Luka ibice 9 57 yego 58. Umutwe w'amagambo uravuga ngo gukurikira Yesu nibyoroshye. gukurikira Yesu bene data ntago byoroshye. bisaba kwiyanga. bakiri mu nzira, ngo bakiri mu nzira umuntu arababwira ati, ngo umuntu aramubwira ati ndagukurikira ujya hose. uyu muntu yari ari kubibwira Yesu, uyu muntu yari ari kubwira Yesu ngo aho ujya hose ndagukurikira. ngo bakiri no mu nzira bigaragara ko bari bahuye, umwe agenda n'undi agenda bagahurira mu nzira. ngo hanyuma arangije aramubwira ngo ndagukurikira aho ujya hose. Yesu aramubwira ati, ngo Yesu aramubwira ati, ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere, ndetse n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ngo bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Yesu akugirire neza. tugiye gusenga, tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga. kandi bajya bavuga ngo nta nturi ivugira ku musozi iki? nta nturi ivugira ku musozi ubusa.
yego imana iguha umugisha. Abantu bashize ibiti mu matwi mwanze kumva, reka mbabwire ngo dore mwakumva mutakumva Yesu azagaruka, kandi ikindi cya kabiri buri muntu wese azahemberwa ibyo yagize ute, ibyo yakoze. Uyu muntu nta gahunda yari afite, ahubwo yashakaga kujya kwicumbikira uko nabyumva. Yashakaga ko Yesu amucumbikira, ariko na Yesu aramubwira ati rata inkunzu zifite imyobo zibamo n'ibiguruka bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Yesu yirirwaga mu isi, bwakwira akazamuka umusozi akajya gushaka izindi mbaraga. Reka dusengane Imana, reka dusengane Imana. Mana data wa twese, haleluya, Imana igira neza, Imana ifite ubutwari, Imana ifite ubushobozi, uri umukozi w'umuhanga. Tumaze kumenya neza ko Yesu yirirwaga mu isi, bwakwira akazamuka umusozi. Turakwinginze cyane ngo twemerere natwe dushike. Abantu babapimye ibiro ntibashika, abantu bageze ku minzani irabanyeganyeza, ariko uyu munsi wa none ongera wegere abantu bawe, wongera ubagirire neza. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rihabwe icubahiro. Urakoze Mana, kubera ko witwa ndiho. Bantu bawe bashigikire, kandi ijambo ryawe riravuga ngo umwigisha n'umwigishwa bagabane. Turagabanye Mana, tugirire neza, kandi nutwubaka turubakika. Turakwinginze ngo tuje imbere yawe twongeye guhinduka basha, izina ryawe rishimwe. Urakoze, gumana natwe, uko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. amen. Imana ishimwe cyane rero, kandi Imana iguha umugisha. Bakunzi bacu mudukurikira, Imana namwe ibaha umugisha. Ijambo ry'Imana riramanutse riratubwiye ngo ingunzu zifite imyobo, inyoni nazo zifite ibyari, ariko umwana w'umuntu yabuze aharambika umusaya. Bishatse kuvuga ngo Yesu Kristo yamwanze kumwakira, yabuze aho mumushyi, mbese yabuze mwebwe, yabuze imitima yanyu. Mumuhe imitima yanyu, mumwemerere, kuko Yesu araguhamagarira kumukurikira. Yemwe namwe abari muri Amerika, abari mu bihugu bitandukanye, i Burayi, muri Canada, nimuze muri Kristo Yesu, kuko Yesu araguhamagara akubwira ngo ngwino urokoke, kuko nawe ukwiriye kurokoka muri Kristo Yesu. Ariko murabona ko muri Amerika haratwitswe, umuriro uraza uratwika. Ibyo ni ibimenyetso, kuko Imana yo yaremye byose, irema umuntu, irema twebwe twese. Iyo niyo ifite ubushobozi bwo guhindura umuntu. Icyo umuntu ashobora gukora, icyo yakora cyose, wakora ibyo ushaka byose, Imana ishatse yabihindura zeru bikajya hasi. Byose ibyo wakora byose, imodoka wakora, amarobo akora gute, ibyo wakora byose, nubwo Satani ashaka gukora iby'Imana yaremye, Satani ashaka kubihindura, ariko Imana ifite ubushobozi bwo guhindura byose ubusa. Waba ufite amafaranga, waba ufite imodoka, waba ufite ubwenge bungana gute, Imana ihindura byose ubusa, bikaba ubusa, bikaba umuyonga, kuko niyo yabiremye byose. Ngwino nawe rero, wowe wumvishije ubutumwa dutambukije, uburangize bwose, kuko ni ubutumwa bukomeye cyane. Nuza gutsindwa, uhindukire uze muri Kristo Yesu. Uyu ni umukozi w'Imana, yagusengera n'ubundi, noneho ukabasha gukizwa, nawe Imana ikakwakira. Reka tumusabe noneho aduhe nimero za telefone, kugira ngo mujye mwakura, noneho abasengere. Ni karibu, duhe nimero zanyu. 0788 51 34 65. 0788 51 34
56 Imana ibahe umugisha. Imana ishimwe cyane. Rero turabashimira kandi mugire umugoroba mwiza, muradukurikira kandi ni ukuri ibi mujye mubikora, mukoreshe ubutumwa ni bwiza kuko Imana nishaka, kuko abasatani bari gukora cyane, natwe ab'Imana bakurikira Imana kandi dufite kwizera dufatanyije urugendo, reka twirukanke kugira ngo noneho twese tuzajyane, kuko nibyo bikwiriye abana bari muri uru rugendo. Ciao ciao, Imana ibarinde.